Yego twongera kubaha ikaze hano kuri day to day kabisa kuri channel yacu ya YouTube mbibutse ko muzajya mugenda munakanda subscribe kugira ngo mugende mudukurikirana muri kumwe nanjye Sani Super Bire one das akaburane kaboneke mu itangazamakuru rya sport kabisa nazi igihe murabizi none aha rero ubu tugiye kugenda no muri ducacambua amakuru ya sport cyane cyane ku makipe mukunda tugiye kwibanda ku ikipe ya APR Lightmon ntabwo ndi jyenyine rero niyo mpamvu mwumva ngenda ncangamo akantu ka light ubwo ngubwo mba ngiye kwambuka bimeze bite Lightmon bimeze neza cyane Sani wowe bimeze bite ndashima Allah subhanahu wa ta'ala nizere ko nawe ari fresh nanjye ni fresh ariko wavuze amazina yawe menshi ugiye izina wibagirwa rihe njye mfite amazina nk'ayishoka ariko iryo wanyita ryose abakunzi bacu bagenda bambatiza ejo ushobora kumva irindi kumva n'irindi ariko noneho nyine gahunda y'uyu munsi ni iyihe gahunda y'uyu munsi ni ikipe ya APR irimo iratsinda agatego kamwe cyangwa ikanganya ukabona abafana ntabwo barimo kubikunda ariko nyine abayobozi bakagerageza kugenda bababwira muti mwihangana ikipe igenda iza gake hari inama rero yabaye ikipe ya APR yari yasuwe na General Mubaraka Muganga Lightmon iyo nama ndaza kugenda nyigarukaho ubona ko yarabasuye arababaza ati ariko se koko Rayon Sport murayitinya nk'uko biri kuvugwa hano ku muhanda yego ariko nyine ariko nanjye ugende muri roshi urabona peri datinya Rayon se bura nukuyitinya da jewe reka nkubwize ukuri nyine ugendeye kuri reality ukareba uburyo ikipe ya APR yagiye igenda ipushinga turi ku itariki match ari ku itariki 19 z'ukwa 10 barayisunika ijya ku itariki 7 ejo muri nabyo bibasaga itariki bagiye kuyihindura bapropose ku itariki enye bapropose ku itariki 11 ariko ku munsi w'ejo inama yabaga iterana banzura ko ikipe ya APR izakina ku itariki 7 ikina na Rayon Sport ahubwo itariki iriya tariki ya 7 nyine hariho match ya Police kuri calendar ya Rwanda Premier League hariho Police na APR bahitamo rero ko ahubwo Police ariyo yaza ku itariki enye Rayon Sport ikaguma ku itariki 7 ariko nabwo ni igitutu cy'abareyo bari bacanye kuri APR bakomeza kwibwira ati APR yaradutinye ariko nanone ukibaza uti ese ko Rayon Sport niyo yashyizemo ikintu cy'ikikango urumva ishyizemo ikintu cy'ikikango iravuga uti twebwe nk'uko APR yabisabye ikavuga tuti ku itariki urumva ikavuga ko ku itariki 11 iriya match ku itariki 19 plutôt z'ukwa 10 ati ntabwo iyi match igomba kuba na Rayon Sport yaravuze ati nimudafatira match ngo muyishyire muri weekend ntabwo ndashaka utwumvishe impamvu Rayon Sport ikomeza ishaka ko match zibera weekend kwe kidashaka gukina match zo mu mibyizi ubundi urumva Rayon Sport ikintu cyambere ikeneye ni amafaranga mu minsi y'imibyizi abafana baba bari bakeya kubera baba bibereye mu kazi cyane bahuze cyane ariko muri weekend birumvikana ko umuntu wese aba ari muri weekend nyine kuryaza kureba ka match nta gihonga cyane ko abantu benshi nk'ubu ngubu abantu benshi iyo match abane nko kuwa gatandatu cyangwa ari ku cyumweru ufite akazi buriya gusaba uruhushya kuwa gatandatu ukavuga ati ukabwira boss ati umunsi ndi butahe saa 10 ntabwo byaba ari kimwe no kuwa mbere cyangwa kuwa kangahe aha ngaha akazi kaba kagifite irangi kandi buriya mu Rwanda kenshi muri weekend abantu benshi baba baruhutse rero Sport reka avuga ati aho ngaho niho hari audience nini niho abafana bacu bose bashobora kuza ari benshi ariko nanone ndagira ngo tuze kugenda dusatira kiriya kintu cyo kuba match noneho bayihaye itariki iri stable izwi iriya match ikazaba ku itariki 7 hari uburyo bwinshi yanyuzemo kugira byabanje kugenda bigorana abantu bitwa ba Wasiri ba Robin Ngabo bagenda bashyira igitutu kuri Rwanda Premier League kuri Ferwafa bavuga uti ese APR igiye kujya bategeka ukuntu mupanga karandiriye ese APR ni ifite ijambo rinini mu mipangire ya karandiriye ubona ko noneho icyo kintu cyatumye nyine ababifite mu nshingano bahise bicara banzura ko iyi match igomba kuba ku itariki 7 iyi nama rero ati byagenze gute bahamagaye uwo bita Atedeo perezida wa Rayon Sport baramubaza uti ese match tuyishyize ku itariki 7 saa 12 ubwo hazaba ari ku cyumweru saa 12 muri tayari Tadeo ati turi tayari bahamagara uyu mugabo Deosigaye uri perezida n'umundi w'ikipe ya APR baramubaza ati ese match tuyishyize ku itariki 7 muri tayari nawe ati tuko tayari sana barambuka bajya kuri stade Amahoro ati ese stade irahari
stade baravuga ati irahari, ahubwo babaza Rayon Sport ati amafaranga yo kwishyura miliyoni 15 ku meza ziriho. Rayon Sport ati kashe ziko tayari, sibyo? Yego. Barababaza ati ese kwishyura 6% by'amafaranga yo kwishyura, urabona ko stade buriya stade Amahoro yikiniyemo wishyura amafaranga 6% yo kuzamura nyine muri development y'umupira w'amaguru. Yego ndabyumva. Rayon Sport yavuga ati cyo ngicyo kiravivuye, ati hari abakozi 250 buri wese mugomba kumwishyura 25 barabagenda barababonye barabamba utuntu tw'utujiri. Turiya tujiri rero baba batwambaye baba bagenda bashaka umutekano w'abantu bari mu kibuga bari muri stade babungabunga nyine. Rayon Sport avuga ati abo ngabo si miliyoni 1 n'ibihumbi 100 birengaho, ati yo turayabaha. Amakuru rero turaza kugenda wenda tuyagarukaho, ariko ndagira ngo dushimangire kuri APR uburyo igenda itsinda. Bundi match APR ifite nibura ziri hafi niziye kugira ngo mbonaho mera ngenda nsasira ikiganiro. APR rero match ziri hafi uhereye ku munsi w'ejo ifite Bugesera. Ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Ikagira ariko na match ku cyumweru ifite AS Kigali. Urumva ni match komeye, ibaze ko mu mikino ikipe ya APR imaze gukina harimo izo ngizo ngo za Rutsiro banganyije, harimo za Vision, amakipe yoroshye mato cyane. None nibigiye gukurikizaho match nka Bugesera hari ingingo nawe uri ku gitutu, kuko nureba ukareba mu mikino amaze gukina nawe ari mu mazi abira, kuko bamuhaye imikino nibura 3. Muri iyo mikino 3 bamuhaye bamubwiye ko nadatsindamo nibura natabonamo amanota 6 bashobora kuba yakirukanwa. Match ya mbere yarayitsinzwe, hasigaye ikipe ya APR ni ya Vision na Muhazi, kuko Vision yayo yaramutsinze, hasigaje Muhazi. Urumva rero hari ingingo iyi match yeje agomba kuba yayikaniye kugira ngo abashe kuba yatsinda ikipe ya APR. Nubwo bigoye ariko ikipe ya APR irakinika pe. Ubu ngubu wasoma imikino yayo ukareba uburyo ikino ukamenya ngo niba bashyize mwuyu bagiye gukina uyu n'uyu. Urabona ko nyine bakoresha uburyo bwa stereotype ku buryo ushobora kuba wasoma match cyangwa ugasoma umukino wa APR utaranaba. Mu gihe muri mukeba yo no kuvuga ngo 11 babanza bamaze gufatishwa, sibyo? Yego. Indi match ikomeye izakurikizaho ni iyihe? Izakurikizaho match ya Polisi ku itariki enye. Ku itariki enye. Mashami Vesa muramuzi, amaze n'umutozo umaze kugira experience muri champion mu Rwanda, kuko nureba urabona yaciye mu ikipe y'igihugu Amavubi, yatoje ama equipe nka ubungu bari nyine mu ikipe ya Polisi. Mu byukuri ikipe ifite abakinnyi nk'abangaba usigaye. Ariko nkwibutsa ko Polisi yari kuzakina ku itariki 7. Ni ukuvuga ngo izakina ku itariki enye kubera ko habayeho kwiyegeza imbere mu rwego rwo kugira ngo Rayon Sport na APR bikine ku itariki 7. Logique irimo aho. APR urabona iva mu mikino ya Nyafurika ya Champions League, sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo APR yaraje isanga izindi kipe zimaze nibura kugera kuri juru ya gatatu yitarakina ni umukino umwe. Mu birarane yari ifite rero harimo za Rutsiro, harimo iyindi Bugesera nyine, harimo na Gasogi na Rayon Sport, ibirarane 4. Yego. APR rero iravuga uti ese ni ikirarane cyambe niyo twavuga ngo tugiye gukina tugikurikije ukuntu ibirarane bipanze. Rayon Sport yaza ari ikirarane cya 4. Ati ntabwo Rayon Sport yabanza, akaba ariyo mpamvu, ariko kumva none na APR ifitemo akantu ka logique ko kukurikije. None Rwanda Premier League nayo mu kwisobanura ivuga ko birengagije bijyanye n'ukuntu haje imikino ya cani, birengagije amatariki, ariko karandiriye ufika icyazo ukuntu zari zipanze zo ziguma ziba zazindi. Urumva match n'umundi kipe wari kuzahura nayo niyo muzakomeza mugahura, ahubwo icyahindutse ni amatariki. Ibyo ngibyo rero APR avuga ati ibyo nabyo ntacyo, ati niyo amatariki twakirengagize amatariki agahinduka n'ubundi Rayon Sport ntabwo ariyo yagira ute, ntabwo ariyo yabanza. Ukabona ko APR ishaka ko izajya gukina na Rayon Sport nibura imaze kwibikaho amanota afatika, kuko ngubu bifite amanota 11 iri ku mwanya wa 10 muri champion hano mu Rwanda, mu gihe mukeba ari ku mwanya wa mbere n'amanota 23, harimo difference y'amanota 12. Wumva ko ikipe ya APR nyine ikaba ifite operation vuba ati ise nitujya gukina na mukeba iri kuturusha idifitemo amanota ageze muri 12, yadutsinda umukino igahita ishyiramo 15. Ukumva ikipe ya APR ifitemo akantu nyine ko kubanza kugenda ikusanya amanota ikaba inareba ko mukeba no yagenda atakaza. Yego, ari nayo mpamvu ariko APR iracyafite ibirarane kubera ko mu minsi 11 y'ubu ngubu ifitemo imikino 4
uhereye ku w'ejo wa Bugesera ugakurikizaho ku wa gatandatu AS Kigali ugakurikizaho ku itariki 4 polisi ugahita hakurikiraho ku itariki 7 Rayon Sport yego ayo yose ni amakipe akomeye pe sinzi niba ikipe ya APR yava muri sinibaza ukuntu yahita itsinda ikipe ya umva iramutse itsinze iyo mikino yose amanota imikino 4 urumva yabonye amanota ngahe 12 yiyongera kuri 11 ariko se nyine kinyamupira reka dusobanura ibintu kinyamupira sibyo ubu koko ikipe ya APR yatsinda Bugesera ikazamuka igatsinda AS Kigali igatsinda polisi igatsinda Rayon Sport nabyo birashoboka ntabwo ari uko bidashoboka kuko yegeze gutwara n'igikombe itsinze imikino 52 idatsinzwe sibyo ariko nanu ujya kureba ese iyi APR iki ni defanda iyo ureba iby'uburyo bw'imikinire bwa APR ubona ko ikina idefanda uburyo igenda ikinamo igafata uyu Mbawoma igafata Mamadusi igafata Lamine Ba nujya kureba urajya kureba igice gisatira APR izamukanye baro ukareba mu gice cya adversaire hari atwita nyine ngo mu ruga rw'amahina cyangwa muri box haba harimo abakinnyi bane b'ikipe ya APR aribo nyine uyu Barafinda hakabamo Mamadusi hakabamo Lamine Ba ndetse na wenda na Tuyisenga Arsene baciye ku ruhande rundi uburi mwaho ukabona nyine APR mu gihe Rayon Sport yimanitse nibura hajyamo barindwi ubusanga Muhire Keva araho Richard araho uyu Mwiragwa haja hari uyu Basane ahari Faringanya ahari ugasanga igiti gisatira ahantu hose ushobora gutera ahantu hose Ombarenga ashobora gutera baravuye kuri koroneri ahantu ari buyitera hariho hose arahaza kwasanga umukinnyi wa Rayon Sport bitandukanye no kuri APR iyo ibimeze nyine yohereje abantu bane mu by'ukuri ubona ko abakinnyi ejo nibwo umuyobozi w'ikipe ya APR yarema abwira abakinnyi avuga ati mwirenganya abafana ese ko murimo mubarenganya nibyo muratsinda ariko se mwatsinze mu buho buryo abafana impamvu baza ku kibuga bagataha bijujuta kandi bakaza ari n'abakeya ntabwo ari ikosa ryabo buri ajya ababwira ati muramutse mutsinze mugatsinda neza nta mpamvu yo gutuma abafana bagira ute batishima avuga ati mwebwe nimukora icyo mukora amafaranga tuba twayabahaye ku gihe nta kirarane prime tuzitanga neza niyo kipe mu Rwanda itanga prime nyinshi urumva ubwo rero akavuga ati nta rwitwazo uzi ko Rayon Sport yamaze gushyiraho nibura prime 500 ku gitego kimwe kwiriya match yego kandi uko kugenda itsinda byinshi niko igenda ikubirwa yes gute se ni mu gihe wenda Rayon Sport ubundi itsinze APR buri mukinnyi agomba guhabwa prime 500 nishyiramo igitego cya kabiri urumva bizatabiba miliyoni nishyiramo cya gatatu ni ukuvuga ngo goal difference igitego ko igenda ikira igitego ni 500 kuri mu mukino ubwo bishoboka ko ikipe ya Rayon Sport iramutse itsinze ibitego bine umukinnyi yacyura miliyoni 2 Rayon Sport iraryoshye cyane kabisa ubona ko abasaza bamuvunyi na ba Tadeo kabisa urebye ku mafaranga bahagaze n'abagabo bakunda ibyishimo niba ngiye umukinnyi nk'ubu ngubu ejo muvunyi ikipe ya Rayon Sport ikimara gutsinda Gorilla bahise bahereza buri mukinnyi wese amafaranga kuko igitego rero bagise kuri prime y'amafaranga 80 ibitego bibiri rero bivuze ngo na amafaranga 150 ukongera uwitwa uyu muzamu wabo Kadimu yayo bamwongereye n'amafaranga 100,000 biriya 100,000 rero yari inote y'idolari buriya niko muvunyi yari yamubwiye ati bitewe n'ukuntu umaze gukina imikino 6 nta gitego kirinjira mu izamu ngewe nikuye amafaranga amadolari 100 ndayaguhaye buriya ku mafaranga bahaye abandi we bamwongereyeho amadolari 100 hafi 300 umukinnyi yakaba arabitahanye nujya kureba hano mu Rwanda ukareba umukozi mu Rwanda utari muri domaine ya football uhembwa amafaranga ari hejuru y'300 urabasanga mu mabanki nabo bake ugenewe no mu ministeri urumva ko sport irimo amafaranga mu by'ukuri iyo sport ifite amafaranga cyane ko noneho ishaka no kwishyura ibirarane ifiti abakinnyi cyangwa se abakozi ba Rayon Sport bose bakibaza ngo utiye ayo mafaranga ari buvehe oya Rayon Sport nta kibazo nta mpungenge ifite kuko guverinoma leta RGB nyine yayemereye amafaranga ntabwo bababwiye umubare runaka ariko bababwiye ko bijyanye nuko mushyizeho ubuyobozi bushya tukabona ibibazo mu bisorovinze tubemereye amafaranga araza in certain of period igiye kugira ute kuza ariko nanone Skol umuyobozi wa Skol nawe yabemereye miliyoni 100 izo ni hafi miliyoni reka tubere ko wenda na RGB nayo ishobora kubaha miliyoni ese uyabaha munsi ya miliyoni 100 ndumva bidashoboka
ndumva bidashoboka ko yabaha munsi ya miliyoni 100. Rero urumva izo ni hafi miliyoni 200, kuko Rayon Sport yamaze gutangaza ko muri kiriya cyumweru gitaha iraba yishyuye irimo ibirarane bya recruitment miliyoni 120. Nimara kuba rero yishyura ibyo birarane, andi mafaranga iri gupropose nayo ngaho nyine ku itariki 7, kuko irimo iratekereza bati mbo niyo twabonamo irimo irabara ikareba neza ikavuga ati kuri iriya match kama mbaya turaza kubonamo ibihumbi miliyoni nibura 200. Ugahita uvuga ati twahita twishyura ibirarane, noneho prime twashaka kubera ko buri mukinnyi twamwemereye ibihumbi 500, twashaka kuri yandi asagutse tukihera abakinnyi tukabashimisha bagakomeza kugira ute batsinda. Ubona ko muri Rayon Sport muri no minsi harimo ibyishimo bitandukanye no mu ikipe ya APR. Yego biratandukanye koko, Rayon Sport ifite ibyishimo byinshi kandi no gukina neza, ifite ibitego byinshi zigamye APR idafite, ariko muri ibyo bitego n'ubundi zigamye byinshi iracyavuga ati kuki turi gutsinda bikeya, irashaka kurenzaho. Arumva ko amarira ya bamwe ni ibyishimo by'abandi, kuko niba ikipe nka Rayon Sport irimo iratsinda ibitego 2, urumva hahandi twavugaga ngo Mbawoma Meri Biteri wa ekipe w'umwaka ushize, Mbawoma Victor Mbawoma Chukumika afite ibitego nako nta gitego na kimwe afite. Uwitwa Mamadou Sine tuvuga ko wagerageje gutsinda nawe byari ibitego bya penalty. Yego Bitandukanye no muri Rayon Sport urajya kure usange Haje afite ibitego 2, ugenda ureba usange Faringanya afite ibitego 4, ugenda ureba usange Uregwa Haje afite ibitego 2, nujya kure urasanga uwitwa Charles Bare afite ibitego 2, ugenda usanga umuntu witwa kapiteni Muhire Kevin afite igitego. Rayon Sport bumva ko ni je collective, iburyo ikipe igenda ikina yegeranye, baro irava kwa Omborenga ni bayitera igenda isange Richard ahereze Muhire Keve agenda asunika gato icyo gihe uwitwa Omborenga araba yakomeje ku ruhande rw'iburyo yahejeje ku ruwari yose, bahita bamusunika baro arabageze muri cya gihande twite ngo ni muri koroneri. Hanyuma wumva ukuntu Rayon Sport noneho imanukana abakinnyi benshi mu gice cya adversaire. Yigeze hari muri karakantu nyine murakabona abanyamupira muhita mukumva hari muri koroneri uwitwa Omborenga afite baro ashaka gutera cross, uwitwa uyu nguyu Bagayogo na Faringanya bajyagarara neza muri center muri karaka muri rugo hari abaterera penalty. Bagayogo akaba yejyaho hino ndetse na Muhire Keve, ku buryo baro niyo uwitwa uyu nguyu Omborenga yatabonye ukuntu ahereza direct ngatange baro kwa Faringanya ashobora kuyicisha kwa Muhire Keve agahereza Bagayogo byaba bitari gukunda akabanza agacisha baro ku ruhande nanone rw'ibumoso kwande kwa Iragwa Haji. Niyo uje kubona ukabona Iragwa Haji agarutse asa nk'uri gushaka gutera muri deuxième poto, akaza asunika agapira gake uriya mwana gukubita ishoti ugahita uhwera. Urumva Rayon Sport uwo ari we wese yagutsinda, bitandukanye nyine bose bari imbere n'undi baba bamanutse uwo ari we wese muri bara yagutsinda, n'ubwanga w'umupira wajya hose hava igitego. Yego rero nkomeze kwibutsa abantu mudukurikiye hano kuri day to day, mugende mukanda subscribe, ndabizi muradukunda muri benshi, ariko no kugira ngo noneho umuryango mugari wa day to day ugende wiyongera uba munini, mukande subscribe, ibyiza byo biba bihari kabisa. Tugenda twiganirira kuri sport. Nongere mbakubita karandevu ejo ku munsi wejo hari match y'ikipe ya APR na Bugesera, probably kabisa iriya match tugomba kuyibagezaho 5-5 hatagize igihinduka, ariko amakuru yo mugombe uri ni touch. We ntuzajye ukora ikosa ryo kugira ute ryo kutareba niba hano twa prodinze cyangwa turi live. Yego erega abantu bacu nibo batuma dukora, sibyo? Aya makuru nimwe mukwiriye kuyamenya sitwe, kuko twe already tuba twageze kuri tele hahandi mutabasha kuba muri light, umuntu abagezeyo akaba yabarebera nyine, niyo mpamvu azakabanyurira amagenda babwira ama statistique, ababwira result amarezilita agiye ubusesenguzi, tuba tuhababereye muri make light umuntu. Nibyo koko tuba duhari ku bwanyu, niyo mpamvu mugomba kudukurikira mutavanyeho ijisho. Yego noneho tunagenda dusatira ku musozo w'iki kiganiro,
reka mbanze mbabwire kuri izi match ikipe ya APR ifite tugendeye kuri performance y'imikino imaze gukina mu kuvuga ngo imaze gukina imikino 6 ifitemo amanota 11 iri ku mwanya wa 10 byumvikana ko ku ikipe nka APR nubwo ifite ibirarane ariko ibyo birarane igiye gukina nyine nibyo ngibyo birimo na Rayon Sport. Yego Mukeba yakwiteguye niyo wamutsinda ntabwo uzagira ute uzamucaho. Ikipe ya APR irasabwa iki? Irasabwa nabonye abafana benshi batangira kwijujuta bavuga ko badakeneye umutoza Darikonovic bijyanye n'imikinire ye kuko nibajya kumugereranya na Adiri baravuga ati Adiri yego akina grupira rw'umwumbati rutagenda ariko nibura ntatsindwe yanatsinda nyine akabona na agatego kamwe ariko kakaboneka. yego Noneho kuri uyu munsi ikipe ya APR iratsinda yego kamwe ikanganya nujya kureba yatsinze kuri penalty. Urumva ntabwo iyo match abafana ba PL bari kugira ute iri kubaryohera. Yes niyo mpamvu abafana bakomeje kwinubirira mutoza bavuga ati nta mutoza dufite baravuga bati arajya agasimbuza ku munota wa 89 umukinnyi akajyamo agakina umunota umwe bagahita bamukura bavuga ati arimo gukina n'abakinnyi bo kubakinisha ntabwo ari kubaca amazi. Ibyo rero bikababaza abafana cyane ku rwego banamwijujuta kuvuga ati nta mutoza dufite. Abafana benshi bo batangiye kuvuga ngo nta Darikonovic na Guardiola kuko uwitwa Guardiola nawe muri Man City niwe warageraniwe ubona ko Man City barimo baragenda bayihagahaga. Nta muntu wakekaga ko ikipe irimo umuntu Erling Brot Haaland irimo ba De Bruyne ba Grealish yego witwa Rodri nta uhari yaravunitse ba Kovacic baravunitse uyu ba Odegaard bose baravunitse ariko nyine ukibaza ikipe ya Man City niba bose bavunika ni ikipe yo gutsindwa ibitego 4 nujya kugeranya na situation iri muri APR urasanga ari ibintu byenda gusa ni ibintu byenda gusa kuko ikipe ya APR nawe urajya kureba kumva ngo niyihe kipe byanganyije ukumva na kaga kipe kitwa Rutsiro ariko Rutsiro yabonje bundi yankanze mu yakubise ejo bundi ku cyumweru yakubise ikipe bita mukuri ibitego 4 kimwe icyakane baje kucyanga yose n'amakipe matoya. Yego dutanga rendezvous rero kuri iyi match mukomeze mube in touch amakuru yo abahari ikipe ya APR tuzabagezaho uretse no kuri iyo no match zo kuwa gatandatu Rayon Sport izakina weekend nyine hari ayo match ikipe za Champions League zigiye kuzagarutse umunsi ni kuwa kabiri ariko umunsi ntabwo turi bukora ariko ku munsi wese dushobora kubahereza match za Champions League nayo turi kubitegura kuri yo twajya tubagezaho na match za Champions League live buri munsi tukabagezaho Premier League football ikitwa nyine football niyo mpamvu ahangaha tuba dukora amakuru ajyanye n'imikino. Si ibyo gusa n'uyu munsi za Barcelona zirakina amakuru turaza kugenda tuyamenye ko tugenda kwa uploading munagenda mubona mukomeze mujye kuri poste zacu za day to day. Tugana ku musozo rero nkomeze kwibutsa nyine abantu badukurikiye ko demo abakomeza kudukunda niko natwe dukomeza gukora ibyo bashaka ya rero ngushimire Lightmoon wakoze kuza mu kiganiro. Yes nawe wakoze aka yako ngako ko kara abafana niko bakanye. Yes nawe ngushimiye Sani. Yego tongere kubashimira n'abantu badukurikiye ndabize mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda mu mahanga mwese muri abantu b'inshuti zacu keep to make subscribe.